Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Ndabashuhuje abadukurikiye muri aka kanya. Imyanda iva mu bikorwa bitandukanye bya muntu birimo ibisigazwa by'ibyo kurya biboneka mu ngo, ibikoresho bishaje birimo nk'ibikoze muri plastike bitabora, ibikoresho by'ikoranabuhanga bishaje, ituruka mu bisukika nk'amazi yakoreshwe mu ngo cyangwa mu nganda n'ahandi, igira uruhare rukomeye mu kwangiza ibidukikije birimo ubutaka, ibimera, urusobe rw'ibinyabuzima biba mu migezi, umwuka duhumeka n'ibindi mu gihe idacunzwe neza. Urugero nk'utumanyu twa plastike duturutse kuri iyi myanda duhitana inyamaswa zo mu mazi kimwe n'inyoni, amashashi ajugunywa hirya no hino agateza umwanda ndetse akangiza ubutaka, amazi arimo ibinyabutabire akangiza imigezi ndetse n'imyaka yuhijwe, kandi ibi binyabutabire byahumanya uyiriye cyangwa se ukoresheje aya mazi n'izindi ngero abahanga mu kubungabunga ibidukikije bakomeza kugaragaza. Imwe muri iyi myanda iboneka mu Rwanda, kandi igiteye impungenge nuko hari abahitamo kuyijugunya aho babonye byanarimba bakayitwika, nabyo bikarushaho kwangiza umwuka duhumeka. Gusa biri mahire kuko Leta y'u Rwanda yafashe ingamba zo gucunga neza imyanda, zirimo gushyiraho amategeko agenga ibungwabungwa ry'ibidukikije muri rusange n'icungwa ry'umwanda by'umwihariko, zirimo kandi gukumira ikorwa n'ikwirakwizwa ry'imwe muri iyo nk'amashashi, gukusanyiriza imyanda habugenewe ndetse no kuyinagura aho bishoboka. Muri iki kiganiro turarushaho gusobanukirwa akamaro ko gucunga neza imyanda itandukanye, tunarebe muri rusange ishusho y'uko imyanda icunzwe mu Rwanda ndetse n'imyitwarire myiza yo gucunga neza imyanda ikwiriye kuranga abaturarwanda. Abahanga bagaragaza ko gucunga neza imyanda mu buryo burambye ari ukwirinda ko imyanda yabaho hagabanywa ikorwa ry'ibikoresho bishobora kubyara imyanda cyangwa bikenera gupfunyikwa mu byabyara imyanda aho bishoboka hose. Ariko banagaragaza ko mu gihe imyanda ibayeho ari ngombwa gutekereza uburyo bwiza bwo kuyibyaza umusaruro cyangwa kuyibika mu buryo itanyanyagira ku gasozi cyangwa mu ngo, kuko ishobora guhungabanya imibereho ya muntu n'ibimukikije. Abahanga bagira abantu inama ko mu gihe bashaka gucunga neza imyanda, intambwe y'ibanze ari ukuyitandukanya, ibora ikavangurwa n'itabora, bityo kunagura iyanagurwa cyangwa se yakorwamo ibindi bikoresho bikoroha, ndetse n'iyimbura mumaro ikabikwa mu buryo bwihariye, nk'uko abahanga mu micungire y'imyanda bo mu kigo REMA cyo kubungabunga ibidukikije babisobanura. Ubundi byaba byiza ko ibyuma bijya ukwabyo, amaplastike akajya ukwayo, ya miti umuntu aba yarashigaje mu rugo atanyoye ngo amare n'ibindi byose bigaragara ko bishobora kuba ari uburozi nabyo bikajya ukwabyo, hanyuma bya bindi ibishishwa by'ibijumba n'ibirayi n'ibindi byose, ibyo byose bishobora kubora nabyo ukabishyira ukwabyo. Ariko byibuze tubwira abantu bavangure ibibora n'ibitabora. Ndi kubisubiramo cyane kuko aho niho hambere mu gucunga imyanda, cyane cyane iyacu yo mu rugo, kuko hanini niyo myanda dufite myinshi. Ubaze mu buremere cyangwa mu bwinshi, ni ngombwa ko iyo myanda ivangurwa neza, abaturage, abanyarwanda bakabyumva, kugira ngo ibindi bikorwa byose biri buze gukurikiraho bikurikireho neza. Gucunga nabi imyanda byo bigira ingaruka zishobora kwibasira ibidukikije muri rusange zidasize muntu by'umwihariko uri ku isonga yabyo, nk'uko ikigo REMA kibigaragaza. Gucunga nabi imyanda byangiza ibidukikije mu buryo bwinshi. Hari kuyiyora nabi, abantu batambaye ibyo bagomba kwambara kugira ngo bibarinde guhura nayo, kuyikoraho, ibyo bishobora kubatera ingaruka zijyanye n'ubuzima, haba ku ruhu ndetse n'ihumekwa nayo ikaba yakwinjira mu mubiri. Hari kandi kuyitwara, iyo itwawe nabi, abo inyujijwe iruhande ibagiraho ingaruka, ndetse n'abayitwaye nabo ikabagiraho ingaruka. Hanyuma aho bayijyanye kuyishyingura cyangwa se kuyibika, nabwo iyo ishyizwe ahatarizwe neza, ishobora guhura n'amazi yo mu butaka, ishobora guhura n'urusobe rw'ibinyabuzima. Hari uburyo bwinshi imyanda iyo idacunzwe neza igira ingaruka ku bidukikije ndetse no ku buzima bw'umuntu muri rusange. Ubwo rero inyungu zo kwicunga neza ni ukwirinda izo ngaruka zose zo ku buzima bw'umuntu,
ndetse no ku bidukikije muri rusange, cyane cyane nko mu Rwanda murabizi twabujije gutwika imyanda iyo ari yo yose. Ibyo nabyo hiyongeraho imyanda itwitswe, ibyo byose bizamuka mu kirere bikangiza ikirere. Ubu tuvuga ku mihindagurikire y'ibihe. Imyanda itwitswe havamo ibintu bimwe bishobora kwangiza ikirere muri ubwo buryo. Gutwara imyanda ijyanwa ahabugenewe nabyo bikwiye kwitwararikwa, hagakoreshwa imodoka zabugenewe ziyipfundikira ngo idahumanya umwuka duhumeka. Bumwe mu buryo bwo gucunga neza imyanda kandi harimo kuyinagura cyangwa kuyibyazamo ibindi bikoresho. Ni muri urwo rwego ikigo Kosini ubu cyakira toni 3 z'imyanda irimo ibora ndetse n'itabora ikabyazwamo ibicanwa bisimbura ibikomoka ku biti. Iyo imaze kugera hano baranika, bamara kuyanika noneho hari abakozi baba bashinzwe kugenda bajonjoramo ya myanda itabora, amashashe cyangwa za plastike n'ibyuma n'ibindi byose. Iyo bamaze kujonjora ibyo bintu bitabora, noneho ibyo bishingwe cyangwa iyo myanda bamaze kujonjora ibora kandi imaze kuma, niyo tujyana muri stock. Noneho iyo stock imaze kuzura nibwo noneho abakozi bashinzwe kubijyana ku mashini, barabitwara, byagera ku mashini bakabisyamo poudre. Ariko iyo poudre noneho turangije kuyibona, ikintu gikorwa kindi nuko iyo poudre tuyivanga n'amazi makeya, noneho twamara kuyivanga noneho tukayisuka mwira mashini yindi yitwa compacteur ishinzwe gukompakta igasohora rirakara ryitwa briquette. Imyanda isigaye idakoreshwe muri uru ruganda ijyanwa ku kimoteri rusange cya Nduba aho ishyingurwa. Ishyinguramyanda mu bimoteri ariko naryo rifite uko rikwiriye gukorwa tubwirwa n'ikigo Rema. Igomba gushyirwa mu bimoteri hakurikijwe ubwoko bwayo, kandi ibyo bimoteri nabyo kuko nabyo biza muri iyi gahunda yo gucunga neza imyanda, ibimoteri nabyo bigomba kuba bitunganyijwe neza, ataraho kugenda abantu bakajugunya. Imyanda igashyirwa ahantu ku buryo itwara ahantu hatoya kandi hagashyingurwa gusa idafite ikindi kintu yagombye kuba yabyazwamo. Niyo mpamvu ari na byiza ko abantu bashora imari muri iyi sekiteri yo gutunganya imyanda, ariko byose bigaterwa nta handi hambere nahereyeho kuvuga ngo imyanda ikaba itandukanyije. Wa wundi ushaka gukora ifumbire mu myanda yo mu rugo ibora akayisanga itandukanyije n'ibindi byo mu rugo. Wa wundi ushaka kugira ngo ibyuma abikoremo ibindi byuma agasanga ibyuma bitavanze n'imyanda ibora. Mu ruganda Ecoplastic bo bahisemo gucunga umwanda w'amasashe akoze muri plastike mu rwego rwo gukumira ingaruka agira ku bidukikije. Uru ruganda ubu rufite ubushobozi bwo kwakira ku mwaka toni ziri hagati y'ijana n'120 z'amashashe, hagakorwamo ibikoresho birimo ibihoho bishyirwamo ingemwe z'ibiti ndetse n'imifuka ihunikwamo imyaka hamwe na shitingi zifashishwa mu bwubatsi. Ni amasashe akusanywa hirya no hino mu gihugu. Amenshi muri twakira 80% n'ay'abantu bazana tukabagurira. Hari abajene benshi hari abasore bahoze ari bateye ikibazo cy'umutekano muke mu mujyi, bitwaga ba mayibobo cyangwa se izererezi bakeya, yego si benshi bagera kuri 40. Akazi kabo buri munsi ni ukuzunguruka umujyi nimugoroba aho bapakura ibicuruzwa, aho barunze imyanda bakura umujyi kugira ngo use neza, bakavana nk'amasashi, isashi itakaye hasi bakayitora. Ibigo byinshi za alimentation bagakorana n'abantu babo bashinzwe isuku muri icyo kigo, bakajya bahaye amasashi nabo bakayagura, cyangwa se bakagira uko bumvikana, twe bakatuzana tukabaha amafaranga, akaba ariko kazi. Kompanyi yitwa Copede yimaze imyaka 20 ikora akazi ko gukura imyanda y'ubwoko butandukanye mu baturage ikayigeza ku bimoteri byabugenewe, ariko ubu buyobozi bwabo buravuga ko bwongeyeho n'izindi serivisi zose zigamije gucunga neza imyanda. Ubundi aho ingenzi twebwe dushyiraho sosiyete yacu twacunganaga cyane no kwitwara. Ubwo ni ku muhanda, kwicungira mu nzira iva ku muturage ijya igomba kujyana. Icyo gihe ubu tumaze imyaka 20 turi muri ibyo. Cyokoze ubu kuva mu myaka nk'ibiri ishize twagiye ku yindi level, twagiye ku kindi cyiciro cyo kurigira ahandi hantu tuyicungira. Ahambere ni mu ngo. Ubu twatangiye urugamba, navuga ko ari urugamba rwo kwigisha abaturage ni gute imyanda yacungirwa mu ngo neza, cyane cyane iki kintu cyo kuyivangura, kuko hande navuze ngo inganda ziyinagura ntizabigeraho mu rugo itacunzwe neza. Tubyita sorting from the source, kwigisha abantu ko bayicunga.
twacunga neza iyabo, tubigiramo uruhare rero ubu tugiye no kubishyiramo imbaraga cyane. Gutwaraho ni ngombwa, umuturage nayicunga yayivanguye bisaba ko natwe tuyitwara cyangwa abandi bose batwara imyanda bayijyana ivanguye, iri mu modoka ziciyemo ibyumba, cyangwa se ukagira umunsi wo gutwara ibibora n'undi wo gutwara ibitabora. Noneho aha gatatu navuze ni ku kimoteri cyangwa se ahandi hantu yagirirwa yatunganyirizwa. Ubu naho kugeza muri uyu mwanya tuvugana turabamenyesha ko twagiye kuri iyo tabe, dufite ubu ngubu ibimoteri mu Rwanda turimo gucunga byo ku rwego rwo gukurikirana ya myanda tujyana itagumya kwangiza ibidukikije, ahubwo turebe ko mu bumenyi tumaze kugira dushobora kugira icyo twakora cyatuma tuyicunga neza aho ijyanwa. Muri rusange imicungire y'imyanda mu Rwanda iri ku rwego rwiza kuko abaturage batangiye kubisobanukirwa. Abashoramari batandukanye bo bakomeje kwiyemeza guhishora mu gucunga imyanda, ndetse yemwe leta yashyizeho amategeko abigenga ari nawo musingi w'ibanze. Mu Rwanda ubu harabarurwa inganda 6 zinagura ibikoresho by'imyanda ikomoka ku bikoresho bikoze muri plastics, inganda 2 zinagura imyanda ikomoka ku byuma, ndetse n'uruganda runagura umwanda ukomoka ku bikoresho by'ikoranabuhanga bishaje. Gusa hari n'izindi nganda zitandukanye zifashisha imyanda cyane ibora zikayikoramo ifumbire ndetse n'ibicanwa. Bimwe mu bigo kandi byafashe iya mbere mu gushyiraho uburyo bwo gucunga umwanda ukomoka ku mazi yakoreshejwe akanagurwa ku buryo yongera agakoreshwa. Gusa ngo haracyari n'imbogamizi zikibangamiye imicungire myiza y'imyanda mu Rwanda, zirimo kuba bamwe bakivanga imyanda ibora n'itabora cyane mu ngo, ndetse n'ishoramari mu mishinga yo gucunga umwanda ritaragera ku rugero rwifuzwa. Ni naho ikigo Rema gihera kigenera ubutumwa abanyarwanda muri rusange. Ikintu cya mbere mvuga ni ugutandukanya imyanda no kureka gutwika imyanda no kwijugunya ahatabugenewe. Ndumva aribwo butumwa naho abanyarwanda muri rusange, abanyarwanda basanzwe, hanyuma bakanubahiriza n'amategeko asanzweho ajyanye no gucunga neza imyanda. Nk'ubu turabizi ko hari igiciro cyashyizweho cyo kugira ngo abantu babatwarire imyanda. Abantu bumva ko ayo mafaranga wenda apfuye ubusa, ariko ni ngombwa gutekereza ko n'iyo myanda igumye aho hari icyo yangiza kuri ubwo buzima, ku buzima bw'uwo muntu, ku buzima bw'abari muri urwo rugo. Ayo mategeko yose ajyanye n'imicungire myiza y'imyanda, ayo mafaranga yo gutanga kugira ngo dutwarire imyanda n'ibindi byose bijyanye n'imyanda, abantu bakabikora bumva ko ari mu nyungu zabo kandi ari mu nyungu z'igihugu, kugira ngo twese tugire ubuzima bwiza, ibidukikije byacu bicungwe neza, kugira ngo tuzasigire iki gihugu abana bacu kimeze neza. Tugana ku musozo w'ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye, nakwibutsa ko imicungire myiza y'imyanda ari inzira y'uruhererekane ihera mu kugabanya ikorwa ry'ibikoresho bibyara imyanda, ikaza mu gutandukanya imyanda igihe yabonetse, kuyigeza ahabugenewe kandi neza, kunagura iyanagurwa ndetse no gushyingura neza kandi ahabugenewe idafite akamaro. Nakwibutsa ko kandi ingaruka zo kudacunga neza imyanda zibasira ibidukikije birimo ubutaka, ibimera, urusobe rw'ibinyabuzima biba mu migezi, umwuka duhumeka n'ibindi by'ibanze mu buzima bwa muntu nk'uko twabibonye muri iki kiganiro. Birakwiye rero ko buri munyarwanda yimakaza imyitwarire myiza mu gucunga neza imyanda, harimo kwirinda kuvanga ibora n'itabora dusanga mu ngo, kandi buri wese akitwararika gutanga umusanzu usabwa kugira ngo ugezwe ahabugenewe, mu gihe izindi nzego nk'inganda n'amahoteli bo bakwiye kubahiriza amategeko agenga imicungire myiza y'imyanda, bashyiraho uburyo buhamye bwo kuyicunga. Ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye mugitegurwa kandi mukakigezwaho n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije Rema ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije. Naho ubutaha. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije Rema.